Yamani bakunzi bajangu time shot twongeye kubasuza aho muhereye hose mu majyepfo mu majyaruguru burasirazuba ndetse n'iburengerazuba ndetse tutibagiye no mu mujyi wa Kigali twizere ko meze bo muri cool. I hope you are hot ko nanjye numva ndi hot bya hatari kandi ntago nakwirengagiza aho muri East Africa bose Bujumbura aho ngaho DRC Tanzania ndetse na UG cyangwa se muri Uganda. Ikindi kandi ntago nakwejejwe abakunzi bacu mudukurikira mwibereye aho ngaho mu United States of America abandi mwibereye aho ngaho ku mugano ubura Irondre mu Bwongereza twizere ko mumeze neza cyane mumeze bobo muri hot kandi batameze neza twizere ko mushobora kwihangana. Nta kindi yo ni wa muhungu wa Adidas ugaca muri session ya Jango Time aho turebera ibintu byiza bidushimisha bikanatwa entertaining anganaje muri entertainment aho tugiye kuganira ku bihugu bifite abakobwa beza cyane muri Afrika. Hangandaza kubabwira ibihugu 15 biza ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite abakobwa beza kuri mugabane wa Afrika. Bakunzi bacu re murabizi neza ko ubwiza bw'umukobwa ari bwo mugezi bwame ariko imyitwarire ndetse n'imico nibyo bituma abasha gutindayo. Ahangaha kandi murabizi ko umuhungu nawe nyamuhungu ari ufite ikofi cyangwa se ubasi ikofi. Ahangaha rero tugiye kubabwira ibihugu 15 tukoze icyo bita countdown duhere ku cya 15 kujya ku mwanya wa mbere. Tubabwira ibihugu bifite abakobwa beza kuri mugabane wa Afrika. Umugabane wa Afrika urazwi ko ari wo mugabane ugira abakobwa beza cyane kuri isi cyangwa se kuri uyu mubombe. Aha rero ngiye kubwira abasore bikundira abakobwa beza cyangwa se abagabo bashaka kwibera nk'abasaro. Murabizi ko Salomo yishakiye abagore 1001 tutongeyeho inshoreke yari afite zose. Anga tukabwira n'abandi bakunda kwiryohereza ndetse bacikijwe n'abakobwa beza cyane. Bakunzi bajangu time shot tutabatindiye tugiye kujya ku mwanya wa 15. Twabwiye ko tugiye gukora countdown duhere ku mwanya wa 15 kugeza ku mwanya wa mbere. Umwanya wa 15 urazaho igihugu cya Cameroon. Anga wabyemera wizamukiye mu majyaruguru ya Afrika y'uburengerazuba uzahasanga abakobwa beza muri uyu mujyi wita Yaounde umurwa mukuru wa Cameroon. Uzasanga abakobwa beza cyane bashinguye barebare kandi bafite insoko zidasanzwe bafite imibiri yombi. Abakobwa bazagusekera ntago zifuza gutaha. Ku mwanya wa 14 turasanga igihugu cya Namibia. Ahangaha numanuka gace mu burengerazuba bw'amajyepfo ya Afrika uzahasanga igihugu cya Namibia mu murwa mukuru w'Windhoek. Manuka gato urasanga abakobwa beza cyane abakobwa bareba abakobwa bashinguye bafite amataye bateye neza bafite ubwiza karemano bumwe bukurura igitsina gabo bari bwose. Ahangaha bakirana umuntu urugwiro ndetse bafite umuco mwiza. Abakobwa bambara neza cyane nuhagera bazakwakirana urugwiro ntihakabuze ntago zifuza gutaha. Abenshi ndabazi batangiye gutekereza basi igihugu cyanjye cyabakirimo. Ndabiza mu Burundi batangiye kuvuga bati ese igihugu cyacu cyabakirimo. Ahangaha mu Rwanda batangiye gutekereza basi u Rwanda rwawarimo. Ahangaha mbabiki hagaseke kandi ntabandi bugapfundure ni mwe. Tutabatine tugiye ku mwanya wa 13 ni igihugu cya Morocco. Ahangaha ni igihugu cya Maroc. Ahangaha nizamukira ahangaha Iraba cyangwa se nundi murwa nundi mujye mwiza witwa Casablanca. Urasanga abakobwa beza b'Abarabu barebare bashinguye bateye neza baseka neza bafite amaso nk'anyana za mu ruhongore. Kuri mwebwe mukunda abakobwa beza b'Abarabu nuzamukanga i Casablanca ndetse ni Rabat urasanga abakobwa beza ndakure ntago zifuza gutaha. Ku mwanya wa 12 turasanga igihugu cya Somalia. Ahangaha ni mu ihembe rya Afrika ry'iburasirazuba. Ahangaha ni mu rwa mukuru Mogadisho. Nuhagira uzasanga abakobwa beza cyane barebare bashinguye. Uzasanga benshi ari imibiri yombi abandi ari ibikara bafite amataye meza bafite n'amaso meza. Ahangaha ni bakureba ntago zifuza gutaha baguzakwakirana urugwiro ndetse bafite ubwiza karemano. Twimanukiye ku mwanya wa 11 turasanga igihugu cya Ivory Coast cyangwa se Cote d'Ivoire. Ahangaha nuhagera uzahasanga abakobwa beza yongiyo ya musukuru abakobwa beza cyane bateye neza cyane bafite urugwiro bafite imibiri yombi. Ahangaha uzasanga ari umwe hariko w'abakobwa hafi ya bose bo kuri uyu mugabane wa Afrika usanga ari imibiri yombi cyangwa se ari ibikara. Byaje kugaragara ko abanyamahanga cyangwa se abazungu bakurwa n'ubu bwiza karemano bw'abirabura. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cya DRC cyangwa se Republic Democratic of Congo. Ahangaha kiraza ku mwanya wa 10. Nizamukira ahangaha muri Congo Kinshasa urasanga abakobwa beza cyane bafite urugwiro bafite amataye neza bateye neza kandi bigira icyizere bazi kwambara neza bazi gusokoza neza. Urasanga abakobwa beza kurya utazifuza gusubira iwanyu ko byagenda kose. Ahangaha uzahasanga abakobwa bazi kubyina injyana ya rumba cyangwa se bakunda entertainment. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cya Egypt. Ahangaha nuzamuka i Cairo majyaruguru ya Afrika uzasanga abakobwa beza bazakwakirana urugwiro bafite umuco w'Abarabu. Ni beza cyane bareba neza bafite amaso meza baseka neza. Ahangaha nuhagera ntago zifuza gusubira mu gihugu kiwanyu
wanyu ndakurahi. Ku mwanya wa 8 turasanga igihugu cya Zimbabwe. Ahangaha nugira mu murwa mukuru Harare uzasanga abakobwa beza bakataruka imibiri yombi, bafite ubwenge bwinshi kandi bigirira icyizere, bafite imibiri yombi kandi bateye neza. Abenshi nuhagera bazakwakira n'ugure ku buryo utazifuza kugaruka cyangwa se gusubira mu gihugu kiwanyu. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu cya Ghana. Nibimanukira iyo ngiyo Accra urahasanga abakobwa beza mu murwa mukuru, bafite amataye meza, basa neza, baseka neza, bambara neza, bazi gufata abantu neza ndetse no kwakira abantu urugwiro. Ahangaha nugira muri iki gihugu ndakurahe ntago zivuza gutaha, uzasanga abakobwa beza bakataraboneka. Tutabatindi twagiye ku mwanya wa 6 anga turasanga South Africa. Ahangaha tuzahasanga abakobwa baba metis, uhasanga abakobwa bibika, uhasanga abakobwa b'imibiri yombi, bamataye, bashinguye kandi bareba, bazagusekera neza ntago zifuza gutaha ndakurahe. Ahangaha uzabasanga Pretoria cyangwa basange ahangaha Cape Town, uzahasanga abakobwa beza bakataraboneka. Twagiye ku mwanya wa 5 turasanga igihugu cya Kenya. Hano hirya ahangaha ugiye n'imodoka urahagera singombwa indege, nawe uzatembere wirebera abakobwa bahari. N'abakobwa bafite amataye, bazi kubyina, bakunda ambiance, bazi urugwiro ndetse barajijutse, bafunguse mu bwonko, bazi guhiga amafaranga. Iyo nushaka n'amafaranga bazayaguha kubera ko bazi kuyahiga ku rwego rwo hejuru. Tutabatsindiye ku mwanya wa 4 turasanga igihugu cya Tanzania. Ahangaha nugera ahangaha Dar es Salaam muri Tanzania urahasanga abakobwa beza cyane, bameze nk'abarabu, bashinguye b'inzobe, bafite amataye meza. Ahangaha bazakwakirana urugwiro, bigirira icyizere kandi bagira isuku nyinshi kandi bazi gufata neza abakunzi babo. Ndakurahiye uramutse ushatse umukobwa wa Dar es Salaam ntago wazongera gutekereza undi mukobwa wari wese kuri uyu mubumbe. Twimanukiye ku mwanya wa 3 turasanga igihugu cya Nigeria. Igihugu cya mbere gituwe n'abaturage benshi muri Afrika kandi gifite ubukungu buhambaye. Ahangaha nugira mu murwa mukuru, ahangaha uzasanga abakobwa beza cyane, barebare kandi bameze neza cyane, baseka neza, bafite taye nziza. Ikindi kandi abantu bakobwa ushobora kubasanga Abuja cyangwa ukasanga mu murwa ukomeye cyane wa ambiance Lagos, iwawe w'abastar. Abari bafite amasiko igihugu cyitwa Urwanda. Ahangaha murayisanga ku mwanya wa 7 mu bihugu bifite abakobwa beza cyane kuri uyu mugabane wa Afrika. Abakobwa b'Abanyarwanda rero n'abakobwa byagaragaye ko ari beza, bakuruye abakerarugendo bigatuma bagaruka inshuro nyinshi kuri ubutaka bw'u Rwanda. Abakobwa b'Abanyarwanda ni wa mbere baseka neza, uretse ko uyu mwihariko wahuriraho nabo mu gihugu cyo Burundi, bafite inseko nziza zidasanzwe ndetse bafite icyo bita charming cyangwa se look ira attractive. Abakobwa b'Abanyarwanda kandi abakobwa ba mbere bazwi gutera neza cyangwa kugira imiterere myiza ndetse no kugira ubwenge ndetse no kwakira abaje babasanga, kandi ikindi bakagira kwigira icyizere cyangwa se icyo bita confidence. Tutabatsindiye muratekereza ko cyaba ari cyo gihugu kiri ku mwanya wa mbere kuri umugabane wa Afrika. Igihugu kiri ku mwanya wa mbere turasanga Ethiopia. Murabezi ko ariho habarizwa umwami w'Isaba, umwami wari uwa mbere mu bwiza ku isi yose, umwami warongoye n'umugabo witwa Salomo. Ahangaha Salomo yareme aza muri Ethiopia aza guhiga uno mugore. Uyu mugore yabaye kimenya bose. Ahangaha niho byase bikurikiza ko Ethiopia ifite abakobwa beza ba mbere muri Afrika ndetse ni hafi kuri uyu mubumbe wose wo kwisi. Bakunzi ba Jungle Time Show, nibyo twari twabateguriye muri Jungle Time Show y'uyu munsi. Twizeye ko wasobanukiye neza ibihugu bifite abakobwa beza kuri uyu mugabane wa Afrika. Uramutse ushaka umugore mwiza, ushaka kumenya aho wamuhegera mu gihe cyose waba wifuza gushaka umukobwa mwiza. Murumvise rero ko Abanyarwanda nta handi muzajya, hano abakobwa beza iwacu barahaye ndetse ni Burundi. Uzasanga umwihariko w'abakobwa bo mu Rwanda bawuhureho n'abakobwa b'i Burundi. Bakunzi ba Jungle Time Show, turizera ko mwanyuzwe n'iki kiganiro kandi ibiganiro bya Urwanda nakagaruka. Ciao ciao.